Perezida, murangije inama y'inteko rusange y'umuryango Association Rayon Sport 2025 inteko rusange isanzwe. Inteko rusange yagenze gute, yigaga ku biki, yafashiye imyanzuro? Murakoze. Icyambere nuko umuntu yakwibutsa yuko iyi niyo nteko rusange isanzwe ibaye nyuma yuko habaye amavugurura mu muryango wacu, amavugurura y'amategeko n'imiterere y'inzego. Ni inama rero yagombaga kureba ibikorwa twagezeho n'ibyo duteganya kugeraho, imicungire y'umutungo, ikareba imibanire y'abantu n'imikoranire y'inzego. Ni inama rero yagenze neza, ngira ngo murayibonye muri mood y'abayitabiriye, harimo akanyamuneza nyuma y'ibibazo bitandukanye bikunda kuvugwa yaba mu itangazamakuru n'ahandi birebana n'imibanire n'imikoranire y'abantu. Twaje gusanga twese nk'abanyamuryango icyo dukwiye guhurira hari ukubaka Rayon Sport, nta kindi. Twasanze ibikorwa byakozwe ari byiza umwaka ushize, ibikorwa binini. Rayon Sport nubwo igikorwa kinini tugira ni Rayon Sport FC, twahataniraga ibikombe bibiri binini bikuru, igikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro. Ntabwo twabashije kubitwara, twabaye aba kabiri mu gikombe muri shampiyona no mu gikombe cy'amahoro dukina final, byaduhaye kwikarifiya kuzakina Confederation. Buriya rero umusaruro w'umuryango wa Rayon Sport hanini ugaragarira mu kibuga. Ntabwo uriya musaruro ariwo twifuzaga, ariko nanone ntabwo ari umusaruro mubi kuko duhatana turi amakipe 16. Kuba rero twarabaye aba kabiri ndetse tugakina final y'igikombe cy'amahoro nibyo kwishimira. Byatweretse rero icyuho dufite mu kubaka imbaraga z'uyu mwaka. Ngira ngo niho haziyemo ibikorwa bizakorwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2025-2026. Dusanga rero nk'abakunzi nk'abanyamuryango dukwiye gukomeza kuba hafi ya ekipe yacu kugira ngo uyu mwaka twongere turwanire igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Intego nuko tubitwara byombi, byakwanga byibura tugatwara kimwe muri byo. Ikindi twakwishimira ni umushinga wa Gikundiro 702 abenshi bita Kanyenyeri. Ubu twabashije kuwutangiza. Ni umushinga tubona uzagira aho ukura Rayon Sport mu buryo bwa mikoro ukatugeza ahandi. Ni ukomeza gukangurira abakunzi ba Rayon Sport ko twakomeza kuwitabira kuko ni umuyoboro uzadufasha kwegeranya umutungo wakomeza kubaka Rayon Sport no kubaka ibigwi byacu. Perezida, tugiye kwakira umwanya wo kubaza ibibazo. Umunyamakuru azajya yivuga vuga igitangazamakuru akorera, ubundi abaza ikibazo cye. Dutangirire kuri wicaye. Murakoze, nitwara Jumara Sangosta. Inama y'inteko rusange y'umwaka icyo nkaho abamuzi kuzuye urebye mu bitabiro bw'uyu munsi ukarangira no mu gihe cyahise harimo izihe itandukanye challenge zarizihe. Hanyuma mutubwire ku bijyanye n'ubuyobozi bwa FC ndetse na Supreme Organ ko harimo kutumvikana, biva hehe, mwabiganiriyeho, mwasanze umwanzuro uwuhe, icyemezo bitena bihari? Icyambere navuga yuko itandukaniro rirahari kuko niyo mwabonye Assemblée Générale yacu irimo abantu mu myaka yashize bari bamaze igihe batari muri Assemblée Générale. Ubundi imbere yari igizwe n'abayobozi ba fan clubs, ubuhongerewemo imbaraga z'abandi banyamuryango bashobora kuba hafi ya ekipe. Banayibaye hafi igihe kinini cyane, abanyamuryango bafite ubunararibonye butandukanye. Ikindi navuga nuko amakimbirane buriya ahantu ari hose amakimbirane ashobora kuvuka, ariko uburyo abantu bitwara mu kuyakemura nicyo cy'ingenzi. Twaganiriye rero bimwe mu bishobora gutera ayo makimbirane, abantu bajya inama yuko turenga ibintu bitoya tukareba ibintu binini, kandi igikorwa kinini dufite ni Rayon Sport, ndetse abantu biyemeza yuko dukomeza kuba umwe no kuba hafi ya ekipe yacu. Icyizere rero nuko umwuka mubi wari uhari, ibyitwaga amakimbirane ndahamya neza yuko byarangiye. Ni nayo ntego, ni nabyo twiyemeje yuko tugiye gufatanya kugira ngo uyu mwaka tubashe kwitwara neza. Amakimbirane buriya turuka ku bintu byinshi, kutumvikana ku bintu cyangwa kutemerana ku bintu. Ikiba gisigaye rero ni ukureba igikwiriye umuryango
hakavamo imitekerereze y'umuntu ku giti cye, ahubwo umuntu akagura imitekerereze yubakiye ku gikorwa rusange duhuriyeho ariyo umuryango wa Rayon Sport. Perezida nitwa Byiringiro Zengo umunyamakuru w'igihe ku byagombaga kuganirwa uyu munsi hariho n'ingengo y'imari y'umwaka Rayon Sport izakoresha 2025-2026. Rayon Sport izakoresha ingengo y'imari ingana iki, izava he? Turateganya gukoresha ingengo y'imari igera kuri miliyari 2 azaturuka mu bafatanyabikorwa bacu abasponsoro, azaturuka ku bibuga bitandukanye, azaturuka ku bihembo tuzagenda tubona bitewe n'imikino tugenda dukina muri aya matsinda nako muri aya makompetisiyo ya Confederation tugiye gukina harimo ibihembo, ariko uruhare runini cyane ruzava mu bafana binyuze muri fan club n'abandi bantu. So aho hose rero niho duteganya gukura umutungo uzadufasha kugera kuri izo miliyari 2 zizadukemurira ibibazo dufite bya mikoro ndetse no kudufasha kwitwara neza muri iyi ngengo y'imari. Kugeza ubu harangahe mugiye gutangira na sezo muri weekend? Kugeza ubu ngubu twabaraga miliyoni zigera kuri 400 ari dushobora gutangira na sezo, ariko nkuko nabivuze hari azaturuka mu bafatanyabikorwa. Ubu turimo turabara abafatanyabikorwa dufite, umufatanyabikorwa mukuru dufite ni Skol, urumva ko dufite ingengo y'imari tuzakoresha uyu mwaka, dufite Canal Plus, dufite akarere ka Nyanza n'abandi bafatanyabikorwa, ingengo y'imari irenga miliyoni 400. Next. Utabashije akebabinige. Ndashaka kubaza ku bijyanye no muri iyi minsi hari events zimwe na zimwe Rayon Sport ikorwa, hari byavuzwe no mu ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya ZAM byaruko uyu munsi saa 12 mu ikipe ya Elmere ntabwo wabaye. Iyihe mpamvu nyakuri yatumye uyu mukino by'umwihariko kutaba? Ubwo bijyanye n'imikino tuwuhurize no kwitegura Kiyovu Sport ku munsi wa gatandatu. Hanyuma naho icyo cy'amatsiko bumvikanye ko papiri ngo atari umukeba ninde byaturutse he umwebwe umukeba direct muri mabara indi? Murakoze, ngira ngo guhindagurika kw'iyi mikino yo kwitegura byo ni bisanzwe bitewe nuko habaga hari gahunda zitandukanye. Gahunda twari dufite yo gukina na Elmerek twari twanatangaje, ngira ngo ku gicamunsi cy'ejo tumenya yuko hari ibiganiro by'abari muri staff n'ubuyobozi byatumye umukino uvaho, natwe twabimenyeshejwe gutyo, ariko ntago bitubuza kwitegura. Ubundi uyu mukino ari kudufasha kwitegura tunipima yaba igipimo urwego turiho rwo gutangira shampiyona, ariko n'urwego turiho rwo kuzakina Confederation. So guhinduka rero ntago byaduturutseho, byaturutse kuri equipe twagomba gukina, ariko twabwira abakunzi bacu yuko tugiye gushyira imbaraga ku gutegura umukino wa Kiyovu dufite muri weekend wo gutangira shampiyona. Buriya kurya ni kare, utangira gutekereza gutwara shampiyona atangira atsinda imikino ya mbere kandi imikino minini. Kubirebana n'ubukeba ngira ngo byaravuzwe muri iyi minsi yuko navuze ko Kiyovu ni umukeba koko, tumaranye igihe kinini abantu bazi derby ya Rayon Sport, nuko byageze aho mu myaka ya vuba ikipe zombi zikagira kudahozaho bigatuma wenda derby itakaza imbaraga zayo, ariko bitewe n'uburyo Kiyovu yiyubatse muri iyi minsi natwe twiyubatse, ndamya neza yuko iyi derby zabikomeye. Kubirebana na APR, buriya ngiye mbona urwego rw'ubukeba na APR rwararenze, kubera ko byamaze kuba nkuko nabivuze ibirori. Byabaye ibirori kuko iyo twakinnye na APR tukayitsinda abareyo tuba twaryoheje ibirori. Nicyo navuze yuko idufasha kuryoshya ibirori iyo twatsinze, ariko nabo iyo badutsinze nabo baryoshya ibirori. Uwo mukino rero urenze ubukeba, ni derby yo ku rundi rwego, ni ikipe twubaha, nanjye ku giti cyanjye nubaha, ariko iyo twakinnye tugatsinda tuba turyohewe n'ibirori biraryoha. Iyo badutsinze nabo nuko, niyo tunganyije buriya biba bibihije ibirori. Murabizi yuko n'abacuruzi bavuga ngo iyo mwanganye, iyo twanganyije ibirori biba byabishye. So APR rero ni umukeba, ariko mbona wararenze ubukeba, ahubwo umukino wacu nabo iba ari ibirori kurenza guhangana, biba biri ibirori ku mpande zombi, yaba abayobozi ndetse n'abafana.
urakoze kanyuma tumenyere ko Rayon Sport rendez-vous ikomeye mufite ejo bundi Singida tariki 20 nta gihe kinini kirimo akenshi abareba bahuye gutya hari ukuntu bahiga bakagira ingamba umukino wa Singida wo mu kwitegura gute abareba hano nta kintu bahize cyo kwitegura umukino neza umuhigo ntabwo wabura buri abareba twahuriye umuhigo wa mbere nuko match ibanza tuyitegura neza ku buryo tugira impamba ihagije izadufasha kugira ngo tuzajye muri Tanzania twikwije abafana bacu bazaye bari hafi ngira ngo stade regional birasanzwe yuko tuyuzura na stade Amahoro mwabibonye ko tuyuzura bikarenga noneho stade regional murumva ni ibindi kandi nitugera na Tanzania tuzifite abafana benshi mwabonye ko twubatse umubano n'urukundo hagati yacu na Young Africans ku buryo twizera yuko abafana ba Young Africans bazaba bari inyuma yacu murumva hombi tuzaba turi mu rugo rero abakinnyi abatoza ubuyobozi twese turiteguye abafana bariteguye umuhigo ni ugutsinda kandi abayobozi baraha bavuze yuko tugiye gukorera mu mafamiye nk'uko bisanzwe twisuganye dushake imitegurire idasanzwe kuri uyu mukino mwagizwe nuko ikipe ya Rayon Sport yitwaye ku isoko y'abayobozi naho mwari kumwe uyu munsi natubwiye no kuri rutahizamu nawe byavuze ko agomba gusinya Rayon Sport nahise muri habuze iki uyu munsi ya Rayon Sport ku isoko kugira ngo ubone uko twitwaye ku isoko ngira ngo abarebye match ya Vipers mwabonye yuko dufite ikipe nziza wenda aho itaramenyerana birumvikana dufitemo amaraso mashya dufitemo abakinnyi nka 5-6 ikindi dufite abakinnyi batari bahari muri ekipe yacu ku buryo twibaza ko ekipe dufite imbaraga twongeyemo mwabonye rutahizamu uca inshundura none ibaze nahura na Falnganye igihe azaba yagarutse ndahamya neza yuko tuzaba dufite ubusatirizi bukomeye muri shampiyona yacu twakinnye nta bakinnyi bo muri bamwe bari bagiye mu ekipe y'ibihugu nka Bedi ndetse na Emmanuel bagiye muri ekipe z'ibihugu noneho mwibaze nituba twahuye twese imbaraga ziri hamwe ndahamya neza yuko Rayon Sport uyu mwaka abantu bazatwumva naho tugifite wenda aho dukeneye kongera imbaraga turibaza yuko mu isoko ry'ukwa 12 kwa mbere tuzajya ku isoko neza noneho kubirebana na rutahizamu wagombaga kuza twageze ku munota wa nyuma transfer by'impapuro zitarakunda neza ariko ari mu mitima yacu n'ibiganiro birahari muri amaraso twifuza kongeramo mu minsi ya vuba nawe turamutekereza cyane urakoze cyane reka tubashimire na president bashimire ko mwitabiriye ubundi naho utaha murakoze cyane umunsi mwiza